iyo amuhamagara n'akamuhereza nk'utumiliyoni nka 2 two gucuruza amakariso muri quartier industrie i Kigali Nyabugogo cyangwa yego cyane ko wabo ngo batiye ni Kigali aho ngaho yari guhita yumva miliyoni 2 kumwigarurira byari byoroshye ariko utekereze yuko yamuretse akiga hejuru y'ibyo byose njya kongeraho university akagenda akayikurira atayobewe ufite copinage ku ishuri ufite amuru scolaire ufite abandi batipe baguteta rimwe banakurya yego ariko arifata yanga no kumwereka yuko amufitiye ifemba wa mukobwa nujya wumva urukundo ntuzagire ngo nakabuye k'isarabwaye batoragura mu muhanda ku nyanja wa mukobwa nujya wumva urukundo ntago ari ibintu basoma mu bitabo ngo babyiga imyaka ngo basohokane certificate urukundo ni urwumva ntukajye wibaza ngo utekereze yuko hari umuntu witwa Yesu ngo wadukunze ngo rutabaho ngo none ngo akaba azamanuka akadupfira oya iyo bavuga urukundo baba bavuze uwo mugabo ngo wakuriye uwo mugabo ntuzajye wumva igisobanuro cy'urukundo ujye wumva uwo mugabo tumwizeze ko uyu mugabo amukunda nitondese ntazajye yumva igisobanuro cy'urukundo ajye yumva uwo mukozi w'Imana amena kubera iki ndabisobanura mu magambo yanjye bisobanura abantu babyumve agasore k'amafuti gashobora kugukunda rimwe ako gasore k'amafuti gashobora kugukunda umunsi umwe kagukunda undi yamwaka igihumbi ntanakemuye oya arakimuha ariko ejo ukagaruka akakimuha ariko yanamuraranye ejo oya arakimuha ejo akagaruka aje kukishyura yego none undi yamurihiriye universite reba amuriye secondaire yego utekereza ko uwo mwana atigeze anabona ko uwo mugabo ari sugar daddy oya aramurihira rwose akajya amuha buri kimwe cyose akagenda akaramusura ku ishuri ati uyu ni nk'umwana wanjye akigendera umwana akaza mu kiruhuko yaritamuye inzobe yaratonoye inzara ameze neza mbese boarding imufashe neza umusaza akamureba ntamugirire iki irari araceceka umwana asoza segonderi ntiyamubwatereka kwiga rekeraho amashuri wize rwose nafe rwose ngwino ufate amafaranga iyo ushaka bayaramushuke uzi abana bazanyije segonderi uburyo bashukika baba bataranafunguka mu mutwe ikaze ku bakunzi b'urugo rw'amahoro mwese tubahaye ikaze abantu mwese mudukunda mukaba mukunda nkanjye A to Z ndetse mukanakunda uyu mukobwa uri buryo bwanjye witwa inde Hero ni A to Z jewe ndi Z uyu ni Hero guhaye ikaze urakoze cyane kumikaze kandi mpaye ikaze abantu badukurikiye banadukunda by'umwihariko abadoza ku mutima hari indirimbo ivuga ngo nguhorana ku mutima ntukababare meze neza ku giti cyanjye kiri guha akayaga yego wowe ku giti cyawe hari guha akayaga nanjye meze neza ikibazo ndimo ndagira ngo ikaze asiga kuvugisha abantu uhe ikaze abantu badukurikira aho bari hose mpaye ikaze abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi abari hirya no hino badukurikiye abarundi n'abarundikazi abarundi n'abarundikazi abakongomani n'abakongomanikazi abanyakenya n'abanyakenyakazi abagande n'abagandekazi n'abatanzaniya n'abatanzaniyakazi n'abanyaburayi n'abaki abantu bose badukurikira muri rusange umeze neza urakeye ndabona nta kibazo ubururu bwanjye ntabwo bujya bwandura kabisa rwose umeze neza ndabona umukara rwose bararyoha ahandi uba warihaye agaciro babyita guha agaciro abatubanjirije kabisa yego ku rugo rw'amahoro rero tubaye ikaze tunabifuriza ibihe byiza abantu mugiye kuryama abagiye kubyuka se cyangwa se bamaze kubyuka bari mu kazi bitewe na area umuntu aba arimo hari aho usanga hari amanywa ahandi hari ijoro n'abagiye kujya ku meza ya saa sita z'amanywa n'abayavuyeho namwe n'abatabibonye nababwira ngo mwihangane kandi mukomere muzarya n'ikindi gihe ikintu kigorana buriya ni igihe abantu bari mu bitaro
n'ababuze ababo, abo nabo turabihanganishije kandi turabakomeje, n'abafite umutima wumva bataruhutse, sanga urugo rw'amahoro kugira ngo umutima babashe kugubwa neza. Murakoze cyane, tugende no mu nkuru y'uyu munsi. SMS cyane, SMS cy'uyu munsi. Yego. Baduteguriye iki Hiro? Haranditse ngo no gupfa muzapfa. Mu izina rya Yesu. Byanditswe muri Bibiliya. Aho ngabo byo si byabwirwaga se buriya Adamu na Eva? Ngo no gupfa muzapfa. Aha, abantu ngo no gupfa muzapfa. Ubwo nizere ko narimo. Batubwire wenda we ntabwo urimo. Ngo no gupfa muzapfa. Nese ubwo umuntu yabivuze aravuga ngo no gupfa tuzapfa. Oya, no gupfa muzapfa. Ubwo nyine wowe ntabwo urimo. Reka. Ibintu byo gupfa simbikunda. Reka. Hanyuma udakunda ngo ntabaza Imana. Twagiye na SMS y'uyu munsi. Muraho neza. Nitwa ndivuga subura ariko nawe nta kibazo yivuze. Nawe ushatse wana ariko. Reka tumusome nta kibazo. Oya tuvuga amazina ye. Reka tumuvuge nta kibazo. Nese kumusoma. Muraho neza, nitwa Fatuma, merereye i Kigali. Mfite imyaka 22. Natangiye amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, ndihirirwa n'umuntu ufite imyaka 48. Uyu muntu nge yandirenze ko afite umugore, nkeka ko yaba afite n'abana, ariko siko nabisanze. Mu gihe narimo nsoza nambaye ikanzu nagaraduwetinze, nagize ibirori byiza cyane ko yantangiye n'amafaranga yo gukoresha ibyo birori. Nyuma y'iminsi mike yaje kunganiriza ambaza ngo mbese urumva wifuza kuzakora iki? Ese urumva ushaka kuzikorera cyangwa urashaka kuzaba ukorera leta? Naramusubije nti ngewe nzakorera leta kuko amafaranga yo kwikorera nta bushobozi mfite. Bukeye anyohereza kuri konti, arambwira ngo nigende ndebe kuri konti yanjye amafaranga nyakoreshe icyo nshaka. Maze kugera kuri konti yanjye nsanga hariho amafaranga ashobora kumvana mu Rwanda nkajya kurangura i Dubai ibicuruzwa. Ntekereje neza nsanga si twavuganye icyo nshobora kuyakoresha, amafaranga ndayabikuza ndayabika. Kugeza n'ubu ndacyayabitse. Yampaye nka rero yanzanire. None ndagira si icyo gitumye mbagisha inama gusa, ahubwo ndagira ngo mungire inama ku rwego ruhagije. Ego yarambwiye ngo mbese urumva wabasha kumbera umugore? Aho ruzingiye ashyiraho akabazo ngo mbese urumva wabasha kumbera umugore? None ndi kugisha inama abagize urugo rw'amahoro. Byanyobeye ndi kwibaza ngo mwemerere ko namubera umugore? Ese ko yandihiriye, imiryango yanjye ntibyumva, ku myaka mfite n'umuntu w'umusaza, ese ntibazandeba nabi? Ubu ngubu tuvugana nagejeje 53 kuko haciyemo imyaka yo gutegereza akazi mvuye ku ishuri, kandi nasoje afite imyaka 48. Ubu afite imyaka 53 kandi yansabye ko namubera umugore. Gusa nibaza imiryango yanjye uko yabyumva n'abantu uko babibona, n'inshuti zanjye uko zamfata muri sosiyete uko banyakira. None ndifuza ko mumfasha mukangira inama y'ikintu nshobora gukora. Warangije se? Yego. Okay, abantu mudukurikiye ku rugo rw'Amaro TV mwese, ikintu aho ruzingiye, impamvu nyamukuru mu murayumva. Uko byagenze ibara bapfu, namwe murabyumva rwose, ntago ari ibintu tugiye kuvuga ngo tugiye kuvuga ibintu bitabayeho. Ni inkuru y'umuntu watwandikiye, kandi umukobwa w'inkumi yari afite imyaka ingahe? 24. 24. Yitwa Fatuma. Umugabo akaba afite 50. 53. Yego. Yes.
ngo Yesu akaba yifuza ko yamubera umugore yego arifuza ko amubera umugore amurusha imyaka 20 yose yaramurihiriye ariga arasoza mu rugo kwiga ntigeze amubwira ko yifuza ko yamubera umugore amushingira amwohereza amafaranga kuri konti yo gukora bizinesi kugira ngo agire ibiki atajya kuvunika ashaka akazi none amafaranga ngo yayabitse mu rugo. Amafaranga n'iki? Amafaranga ashobora kugenda akaranguza ni Dubai. Yego yayabitse mu rugo. Rero no mukobwa ngiye kumugira inama, ariko inama ndi bumugire yihangane pe. Uramugira iyi ngaho kimugira inama. N'abantu mwebwe muzi ibintu by'ubu ngubu n'iby'iki gihe murabizi pe. Ngiye rwose ibi bintu ndumva ishyamba atari ryeru nuko mu by'ukuri no mugabo yarihanganye arira umwana segonderi na segonderi kuva segonderi kugeza kaminuza umwana bibona yego ko hari umugabo umwitayeho. Uwo mugabo sina se wabo Nyirarume sivuga Nyirarume yanamurya ariko yari umukozi w'Imana. Uwo mugabo yari umukozi w'Imana. Akana arakareba arakarihira segonderi kararangiza kajya kaminuza arakarira ntiyagatesha amashuri. Arangije umwana arinda arangiza kaminuza aragaraduate ngakirangiza aramubwira ati hitamo ikintu mvu wakora niba ari akazi ka leta cyangwa nibura ari ibindi bintu. Umwana arareba ariko genda umvaga nzakora akazi ka leta. Umubyeyi ati oya gendeye kuri konte asigaye hitamo ikintu mvu washobora. Umwana agenda asanga amafaranga ashobora kujya atega indege akava mu Rwanda akajya muri Asia hagati muri Arabia Saudite muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu akajya kurangura ibicuruzwa akagaruka mu Rwanda mu ndege cyane rwose. None arimo aratekereza akabira akavuga ngo uno muntu iwacu bazayifata gute. Ubu nibwo ari kubitekereza mbere ya byose. Ubundi reka ngire inama no mwana ndamugira inama ebyiri. Yego inama ya mbere wa mukobwa nujya wumva urukundo ntuzagire ngo nakabuye k'isarabwaye batoragura mu muhanda ku nyanja. Wa mukobwa nujya wumva urukundo ntago ari ibintu basoma mu bitabo ngo babyiga imyaka ngo basohokane certificate. Oya urukundo ni urwumva. Ntukajye wibaza ngo utekereze yuko hari umuntu witwa Yesu ngo wadukunze ngo rutabaho ngo none ngakaba zamanuka akadupfira. Oya iyo bavuga urukundo baba bavuze uwo mugabo ngo wakuriye. Yego uwo mugabo ntuzajye wumva igisobanuro cy'urukundo. Yego ujye wumva uwo mugabo tumwizeze ko uyu mugabo amukunda. Nitondese ntazajye yumva igisobanuro cy'urukundo ajye yumva uwo mukozi w'Imana. Amena. Kubera iki? Ndabisobanura mu magambo yanjye. Bisobanure abantu babyumve. Agasore k'amafuti gashobora kugukunda rimwe. Ako gasore k'amafuti gashobora kugukunda umunsi umwe kagukunda undi kakakurara. Yamwaka igihumbi ntanakemuye. Oya arakimuha ariko ejo ukagaruka akakimuha ariko yanamuraranye. Ejo yarakimuha ejo akagaruka aje kukishyura. Yego none undi yamurihiriye universite. Reba amuriye segonderi. Yego utekereza ko uwo mwana atigeze anabona ko uwo mugabo ari sugar daddy. Oya aramurihira rwose akajya amuha buri kimwe cyose akagenda akanamusura ku ishuri ati uyu ni nk'umwana wanjye akigendera. Umwana akaza mu kiruhuko yaritamuye inzobe yaratonoye inzara ameze neza mbese boarding imufashe neza. Umusaza akamureba ntamugirire iki irari. Araceceka. Umwana asoza segonderi ntiyamubwatereka kwiga rekeraho amashuri wize rwose it's enough rwose ngo infate amafaranga. Iyo ushaka bayaramushuke uzabona bazanyije segonderi uburyo bashukika baba bataranafunguka mu mutwe cyane. Iyo amuhamagara bene akamureza nk'utumiliyoni nka 2 yo gucuruza amakariso muri quartier industrie i Kigali Nyabugogo cyangwa. Yego cyane ko wabo ngo batiye ni Kigali. Aho ngaho yari guhita yumva miliyoni 2 kumwigarurira byari byoroshye. Ariko utekereze yuko
yamuretse akiga hejuru y'ibyo byose yongera akongeraho university akagenda akayikurira atayobewe ko ufite copinage ku ishuri, ko ufite amuru scolaire, ko ufite abandi batipe baguteta rimwe rimwe banakurya, ariko arifata yanga no kumwereka yuko amufitiye ifemba, arakurekura arangiza, uragraduatinga muri bya birori byawe utumiramo abashuti bawe, abasheri, nawe azamo ashyiramo sponsorship yo kugira ngo ibyo birori bigende nk'umubyeyi. Yego. Arangije nkaho ibyo bidahagije agushyire n'amafaranga wowe utarigera utunga kuri konti, n'iwanyu bashobora kuba batanatunze kuri konti. Arangije akubwira ati hitamo icyo wumva wifuza. Ndumva nifuza ko wambera umugore. Arangije nyuma y'ibyo byose ati ndumva ese urumva wambera umugore, ntabwo yabigutegetse. Iyo abishaka yari kuguhamagara ukaza uje gutora ayo mafaranga akamufata, yarangiza ntabwo ari kumufata, akamubwira ati ntabwo utaha. Yagombaga kuba yanamukingirana, yego, cyangwa usibye no kumukingirana yagombaga no kuba yamwaka ungenge. Yego, yagombaga kuba yagufatira muri icyo cyuho nyuma y'ibyakoze byose ukanamuraza. Yego, ariko mu buzima bwe nigeze abitekereza ibyo ko bishoboka. Yarakwihoreye uridagadura akandi tekereza ko mwaryamanye bose, nta n'umwe yigeze agira icyo akumarira. Ndumva rero uno mukobwa atakagombye gutekereza kangahe ngavuge ngo iwacu bazabira iwanyu, ntabwo bazi. Njye namaze gusoma iyi inkomoko y'imibereho yawe n'ubuzima bwawe, iwanyu ntabwo babizi, nta n'uruhare babigizemo. Ahubwo wakagombye kugenda ukabibaganiriza. Niba wowe wumva uwo mugabo akunyuze, unyuzwe n'urukundo aguha, ukaba unyuzwe na care yakweretse, ukaba unyuze, niba ubona urukundo, niba umubonamo igisobanuro cy'urukundo wowe ubwawe, wakagombye kugenda ukabyumvisha ababyeyi bawe, ukabereka uburyo yakweretse urukundo kandi ntigera agushuka nk'uko abandi bajya babigenza. Ubundi Fatuma ikintu yagakwiye gukora, yagaze gutya akarebye akavuga ngo muri cya gihe na sitaragoringaga abo bene wacu ko batarebye ko nkeneye ibikoresho by'ishuri, ko nta n'umwe warebye icyo nkeneye, kuki uyu munsi bareba kuri buri kantu ari uko ndangije university, abantu bagatangira kureba kuri buri kantu na buri nguni, bose bakareba ashatse umusaza yererere ibiki n'ibiki. Oya, ubundi hari igihe umuntu akugirira neza, ura n'umuntu akakugirira neza, kumva ntabwo wabona ikintu umukorera cyane pe, emosiyo zikagufata. Uyu mwana nawe bamugiriye neza, uwo mwana ahubwo nafatireho kuba umuntu ari mukuru se bitwaye, cyangwa ni nawe uzamufata neza, ahubwo ufite amahirwe. kuko nanone uyu mwana naramuka kuvuga ngo buriya abana b'isi ntabwo babizi gukundana n'umuntu mudafite intera ndende y'imyaka, murasuzugurana. Uyu Fatuma rero yirinde gutegereza abasore biganye nayo muri university ngo nibo bazamushaka, nagende yirebera uwo dadi we, uwo muntu wa mukobwa, uwo muntu wagukoreye ibyo byose azi agaciro k'ishuri, azi n'umuntu wambaye uniforme icyo ari cyo. Yego, yaguhaye agaciro kawe kose aho kava mu mibereho yawe yose yaguhaye agaciro. Yego, none ku iherezo ntabwo ari bwo we wakamwima pe, cyane kamuhe, cyane ko mubo mwaryamanye bose ntabwo ukiri isugi. Wa mukobwa wenda bizi, wa mukobwa wenda bizi ntabwo ukiri isugi, ntabwo akiri isugi. Ubundi ibyo wagakwiye kujya kumenya ubu ngubu, tekereza mubo mwaryamanye bose wahaye ibyishimo, utekereza icyo bakumariye, urebe umuntu wagize icyo akumarira noneho akakwitaho muri ubwo buzima bwawe bwose kugeza uyu munsi. Ngo aratinya imyaka, ntabwo yatinyaga imyaka. Icyambere azamutunga nka dadi we, amutunga nk'iki cye, uwo ngo azakubera umubyeyi, keya zose n'ahandi zizaba ziri, bazanakundana urukundo rurambe. Uyu ntabwo azajya abona amakosa kubera ari umwana, wapi pe, wapi. Hanyuma rero reka dushimire Fatuma watugishije inama, tunashimire nawe wagize igitekerezo cyiza cyo kumubwira ngo nafatireho. Hanyuma namwe mwaduteze amatwi, mutwandikire muri comment, mutubwire uko mubyumva umukobwa ibitekerezo, yego, kugira ngo abashe kubaho yakisana cyane. Murakoze.